twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahereza umugisha. Ni wa mwanya nanone wo kuvuga ijambo ry'Imana kuri channel Irabivivaguye TV. Mukurikirana muri benshi, tuba turi kumwe namwe. Ni wa mwanya wo gusoma amagambo y'Imana. Rero nkuko bisanzwe amazina ni Irabivivaguye David. Tugiye gusoma amagambo y'Imana. Imana ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Turasoma amagambo y'Imana ari muri Luka ibice byaho ni 7 murongo wa 14 wonyine. Hari amagambo avuze ngo yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka. Amen. Imana ibahereza umugisha cyane, Imana ibagire neza. Aya magambo ni amagambo n'ubutumwa bwiza bw'Uwiteka, ni amagambo n'ubuhanuzi butavangiye, ni amagambo ahumuriza abantu, ni amagambo agira hatuvana n'ahatugeza, ni amagambo agira byinshi ahindura ku buzima bwacu. Aya magambo nahaye umutwe uvuga ngo iyo Yesu ahageze byose bihinduka bisha. Imana ibahereza umugisha. Ni amagambo rero yanditswe ubwo ngo yazuraga umwana w'umupfakazi. Yaramaze ikindi gihe cyari gishize ngo akiza umugaragu w'umutware w'abasirikari. Ubwo yaramaze iminsi amukijije nibwo yatembeye ngo bwari bukeye mu gitondo kare yerekeza mu mudugudu witwa Nayini, ngo yarajyanywe n'abigishwa be, ngo aherekejwe n'abantu benshi. Ngo bageze ku irembo ry'umudugudu ngo ahura n'abantu bikoreye ikiriba. Ngo kandi ngo uyu muntu bari bikoreye yari umwana wapfuye, kandi uyu mwana wari wapfuye yari umwana w'umupfakazi. Imana dusange kandi tugirire neza cyane. Ngo abonye wa mupfakazi amarira yari afite, abonye agahinda umupfakazi yari afite, abona uburyo umupfakazi yari ari ku kigeragezo cy'uko abantu bari bamushungereye ari benshi, ngo arangije Yesu ngo amugirire imbabazi. Nawe uyu mwanya wagirirwa imbabazi n'Uwiteka, nubwo uhagazwe hejuru n'abatakwifuriza icyiza. Hari abantu bagufashije gutwara ikigeragezo cyawe bakigeza kure, cyekoze bagitwaye mu modoka, ariko wowe kugira ngo Imana itakugereranya na cya kigeragezo gutwara mu ndege, wabatanze kugerayo. Niyo mpamvu amagambo yacecetse, niyo mpamvu amagambo atabaye menshi. Imana itugire neza kandi dufashe. Hari igihe Imana itanga abantu mu kibazo cyawe, kuko bayitanze mu kibazo wapfa itarahagera. Icyo nyikundira nyishimira Imana yacu, ntabwo igiye yemera ko abantu bayitanga mu kibazo. Igera mu kibazo cyawe abantu batarakigeramo, nubwo igeramo igatuza ikagira ngo ireke bamanze bavuge, babanze bamamaza amakuru atazasohora. Imana yiba yaramaje kugera mu kibazo cyawe. Impamvu bakuroze ni iyihe? Ntupfe. Hari imbaraga z'amasengesho, hari uburinzi bw'Imana buza ku buzima bwawe mbere y'uko uburozi bugera mu nda yawe. Imana itugire neza cyane. Baduteze imitego itandukanye tuyisimbuka batabizi. Nta yindi mpamvu, nuko Imana yabatanze mu kibazo cyawe. Uyu mwanya aho uri hose uri kwitekerezaho ukavuga ati mbese iminsi ko imbanye mibi. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana ijya kuzura umwana wa Yayiro, nuko yabonaga abashungereye yari ari benshi, kandi bumvaga ko ibyiringiro byo gutabagwa kwe bibuze, bishize, bidahari. Ariko Imana igireka abantu bakavuga amagambo yabo, ariko iyo ihageze ibintu byose bihindura bishya. Hari ibintu byawe, hari amagambo yawe wagambiriye muri wowe, ariko ntiyagenze uko ubishaka bitewe n'abantu bagize imigambi mibi. Humura, ntabwo bizaguterera ubwoba, ntabwo bizakugeza kure, ntabwo bizakwica, nubwo bikomeye, nubwo bishinyitse, ariko uko bishinyitse ntabwo ariko bishyikura. Imana itugirire neza cyane. Hari ibintu Imana ikora ikabikora mu bumana bwayo, kandi mu gihe yateguye kubikoramo bidasabye ko izatumiza komite nyobozi y'umudugudu, ahubwo kuko ari Imana nyamana. Ngo igeze ku irembo ry'uyu mudugudu, ngo uyu mugore w'umupfakazi yari afite amarira amurenze, yari afite agahinda kuko yari apfushije umwana kandi ari umwe yari afite. Ngo Imana imubonye imugirira imbabazi, ngo ishyira ba bantu ku ruhande.
hari ibintu Imana igiye gushyira ku ruhande kugira ngo yite ku buzima bwawe. Hari ibintu Imana igiye gushyira ku ruhande kugira ngo iyi Mana igukorere ibintu bitandukanye n'ibyo abantu bibwira. Hari ibintu Imana iyo ihageze ibanza gucisha bugufi kugira ngo ikuzamure hejuru. Irangije ngo ishyira abantu ku ruhande, iravuga ngo muceceke mugabanye amagambo, ngo yegera begereye abari bikoreye cya kiriba ngira begera, ngo ikigera iruhande rw'ikiriba, ngo abari bakikoreye bose barahagarara. Hari ibintu Imana igiye guhagarika, hari ibintu Imana igiye guhagarikira mu kirere, hari imyuka mibi uri kohererezwa muri iyi minsi, hari ibibazo ufite Imana igiye kubihagarika bitarakurembya, bitarakugeza kure, igiye gucecekesha ubu burwayi butarakurembya. Hari ibintu Imana igiye guhagarika kugira ngo ikore igitangaza cyawe kandi kugira ngo iguhe igisubizo cy'ikibazo wibaza. Ngo bose bahagaze, ngo yegere ikiriba, ngo agikoraho, ngo amaze kugikoraho, ngo abwira uwari wapfuye, ngo aramubwira ngo muhungu byuka. Hari ibintu byawe byapfuye Imana igiye kubyutsa uyu mwanya. Imana itugire neza cyane kandi dufashe. Hari ibintu byawe byari bimaze igihe bisa nkaho byaburiwe umwanzuro n'igisubizo. Uyu mwanya aya makuru akongereyemo icyizere. Iyakoraga kera na n'ubu iracyakora. Iragutangariza ngo iyo ihageze ibintu byose bihindura bisa. Iyo wahageze umwanzuro wawo ubuze uraboneka. Iyo ageze mu bukwe bw'ikana ihindura amazi divayi. Ibintu byose bihindura bisha iyo ihageze. Iyo ihageze ibitangaza birakoreka. Hari ibyawe bitari byarakoretse kuko itari yakabigeramo, ariko uyu mwanya ndagutangarije ngo Imana yihuse ku buzima bwawe. Imana iraje, Imana irakugendereye, Imana ntabwo igutereranye. Hari ibintu byawe byari byaranga, ariko hepfo gato hari umurongo wa 16 uvuze ngo bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Ubwo Imana igendereye ubu bwoko bwayo, nawe wahagarara kugaragara mu bwoko bw'Imana, kandi nawe uri ku rutonde rw'Imana agambiriye kugira neza muri iki cyumweru. Imana iguhereza umugisha aho uri hose. Rero ongera wisubize mu ibyiringiro, wumve ko imbaraga y'Imana iracyakora ku buzima bw'uwayisenze. Imbaraga y'Imana nubwo amarira abaye menshi, nubwo umaze igihe wumva ufite agahinda kakuremereye, Imana igutangarije aya magambo. Irakubwiye ngo nubwo ikiriba cyawe kiremereye benshi, nubwo ikigeragezo cyawe kiremereye benshi, nubwo ikiriba cyawe, ariko hari ibintu Imana igiye kugera ku buzima bwawe igaturisha. Ndashimira Imana kwitajya yemera ko abantu bagusuzugura, abantu basenze, ahubwo basuzuguriza imbere y'umunyamasengesho wayo, igakora ikintu cy'igitangaza. Imana ihabwe icyubahiro cyane kandi ikomeze kubagira neza. Tugiye gusenga Imana, dusengera mu ijambo rivuga ngo Imana igere ku byacu bihindure bisha. Imana igere ku byacu byanze ikora ikintu gitangaje. Uko yagenderera uriya mupfakazi, natwe tugenderere. Uko yaganiriye n'uriya mupfakazi, natwe iganire natwe. Uko yavuganye nawe, uko yamwigaragarije, natwe twigaragarize. Uko yamukuye mu mbaga nyamwinshi, ubwo abantu bumvaga ko bagiye gushyingura umwana we, natwe hari ibyacu bashyinguye, ariko uyu mwanya yabizura. Hari n'ibyo batarashyingura, yahagera batarabishyingura, bagahurira ku irembo, igakora igitangaza, bagatangazwa n'ibyo Imana ikoze. Imana ibagirire neza cyane. Mwongere mwumve ko Imana iri kumwe nawe, mwongere mwisubize mu ibyiringiro, mwongere mwumve ko itabaretse. Imana ikomeze kubagirira neza cyane. Mureke dufatanye gusenga Imana. Uri umwami wacu Yesu, uri Imana y'amahoro, gira neza bugaca bukiriza ingendo zihimbazwe. Bantu bawe baracyari imbere yawe, baracyari kumwe nawe, bumvise ko aho wageze ibintu byose ubihindura bishya. Reka uyu mwanya ibintu byabo bihindure bishya. Kora imirimo n'ibitangaza muri byose, ni mu izina rya Yesu, amen.